Amahoro ya Kristo bavandimwe, na Alphonsine yankurije basuhuza, dukomeze dusome ijambo ry'Imana, turacyasoma igitabo cy'Abalevi, tugeze ku mutwe wa 15. Ubwandu bw'igitsina cy'umugabo. Uhoraho abwira Musa na Aroni, ati dore ibyo muzamenyesha Abayisiraheli. Iyo umugabo afashwe n'indwara ituma aninda ku gitsina, ubwo aba yanduye. Igihe cyose igitsina cy'umugabo kizaba kininda cyangwa cyarazibye, azaba yaranduye, azagengwa n'aya mategeko. Uburiri bwose uwo mugabo azaba yaryamyeho buzaba bwanduye. Ubundi kandi ikintu cyose uwo muntu azicaraho kizaba cyanduye. N'uzakora kuri ubwo buriri azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Uzicara ku kintu cyose uninda igitsina yicayeho, azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Uzakora ku mubiri w'uninda igitsina, azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Umuntu usukuye nacibwa amacandwe n'uninda igitsina, azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Intebe yo ku ngamiya cyangwa ku ndogobe uninda igitsina azajya ku rugendo yicayeho, izaba yanduye. Ukoze ku kintu uninda igitsina yicayeho, aba yanduye kugeza nimugoroba. Uzikorera ikintu nk'icyo, nawe azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Umuntu wese uzakorwa n'uninda igitsina atakarabye, azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Umuntu uninda igitsina nakora ku gikoresho cyo mu ibumba, bazakimene. Nakora ku cyabajwe mu giti, bazacyogesha amazi. Iyo ndwara yo kuninda igitsina nikira, uwo mugabo azaba ari iminsi 7. Nuko kuri uwo wa 7 amese imyambaro ye, yiyuhagira amazi yo mu isoko, bityo aba asukuwe. Ku munsi wa 8 azafata inuma 2 n'intungura 2, maze mu maso y'Uhoraho azishyikirize umuherezabitambo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Muri izo nyoni, imwe umuherezabitambo azayitureho igitambo cy'impongano y'icyaha, indi ayitureho igitambo gitwikwa. Nyuma y'ibyo, umuherezabitambo azakorera kuri uwo muntu umuhango wo kumuhanagura ubwandu yatewe no kuninda igitsina. Uwo mugabo natakaza intanga, aziyuhagira umubiri wose, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Izo ntanga nizigwa ku mwambaro cyangwa ku kindi gikoresho gikoze mu ruhu, bazabimese kuko biba byanduye kugeza nimugoroba. Umugore naryamana n'umugabo, baziyuhagire kuko baba banduye kugeza nimugoroba. Ubwandu bw'igitsina cy'umugore. Umugore nafatwa no kuva, maze amaraso agasohoka mu gitsina cye, azamara iminsi 7 ari mu mihango y'abakobwa. Uzamukoraho wese azaba yanduye kugeza nimugoroba. N'aba ari mu mihango y'abakobwa, ikintu cyose azicaraho cyangwa akakiryamaho kizaba cyanduye. Umuntu wese uzakora ku buriri bwe aziyuhagire, amese imyenda ye, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Umuntu wese uzakora ku kintu cyose uwo mugore yicayeho, aziyuhagire, amese imyenda ye, kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Ikintu kizaba kiri aho yicaye cyangwa ku buriri bwe, uzagikoraho azaba yanduye kugeza nimugoroba. Iyo umugabo atinyutse kuryamana n'uwo mugore, amara iminsi 7 yanduye, kandi n'uburiri aryamyeho bwose buba bwanduye. Hari ubwo umugore yafatwa n'indwara yo kuva, akamara iminsi irenga iy'imihango y'abakobwa isanzwe imara. Muri icyo gihe cyose aba ava, ubwandu bwe arabugumana, nk'uko nyine aba bufite iyo ari mu mihango y'abakobwa. Nk'uko bigenda iyo ari mu mihango y'abakobwa, muri icyo gihe cyo kuva, uburiri azaryamaho cyangwa ikintu cyose azicarira kizaba cyanduye.
Ibyo bintu uzabikoraho wese azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Iyo ndwara yo kuva amaraso iyo ikize, uwo mugore abara iminsi 7, maze kuri uwo wa karindwi akaba asukuwe. Ku munsi wa 8 afata inuma 2 akazishyikiriza umuherezabitambo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro. Muri izo nyoni, imwe umuherezabitambo ayituraho igitambo cy'impongano y'icyaha, indi akayituraho igitambo gitwikwa. Nyuma y'ibyo, imbere y'Uhoraho, umuherezabitambo akorera kuri uwo mugore umuhango wo kumuhanagura ubwandu yatewe no kuva amaraso. Abayisiraheli bazaba baranduye, muzabamenyeshe ko bagomba kugendera kure ingoro yanjye kugira ngo batayanduza, maze bikababyarira urupfu. Ayo niyo mategeko yerekeye umugabo wafashwe n'indwara yo kunenda igitsina, uwatakaje intanga, cyangwa umugore uri mu mihango y'abakobwa. Mbese ayo mategeko yerekeye umuntu wese wafashwe n'indwara yo kunenda igitsina, hamwe n'umugabo waryamanye n'umugore wanduye. Umunsi mukuru w'imbabazi. Nyuma y'urupfu rw'abahungu 2 ba Aroni bazize gutura Uhoraho ibyotezo bitamukwiriye, Uhoraho nyine abwira Musa ati umenyeshe umuvandimwe wawe Aroni ko atagomba kwinjira mu ngoro yanjye igihe ashakiye cyose, ngo arenge umubambiko uteganye n'urwicurizo ruri hejuru y'ubushyinguro bw'isezerano. Ibyo bizamurinda gupfa igihe nzigaragariza mu gicu hejuru y'urwicurizo. Dore uko Aroni azitegura mbere yo kwinjira mu ngoro. Azitwaza ikimasa kigenewe guturwaho igitambo cy'impongano y'icyaha, hamwe n'isekurume y'intama igenewe igitambo gitwikwa. Azambara ikanzu ntagatifu ikoze muri hariri, amakabutura ya hariri, akenyere umukandara wa hariri, kandi n'umutwe we awuzingurizeho igitambaro cya hariri. Kuko iyo myambaro ari mitagatifu, azayambare amaze kwiyuhagira umubiri wose. Nyuma y'ibyo Abayisiraheli bazamushyikiriza amasekurume 2 y'ihene yo guturwaho igitambo gitwikwa. Cya kimasa Aroni azagituraho igitambo cy'impongano y'icyaha cye, maze yikorereho umuhango uhanagura icyaha, anawukorere ku nzu ye. Za sekurume z'intama 2 azazishyira imbere y'Uhoraho ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, maze azikorereho ubufindo kugira ngo atandukanye igenewe Uhoraho n'ihabwa Azazeli. Izaba iy'Uhoraho. Aroni azayituraho igitambo cy'impongano y'icyaha. Naho indi igenewe Azazeli bazayishyira imbere y'Uhoraho ari nzima, bayikorereho umuhango wo guhanagura ibyaha, maze bayishumurize Azazeli mu butayu. Cya kimasa Aroni azagituraho igitambo cy'impongano y'icyaha cye, maze yikorereho umuhango uhanagura icyaha, anawukorere ku nzu ye. Nyuma icyo kimasa cy'impongano y'icyaha cye azakica. Azafata ku makara yakira ku rutambiro imbere y'Uhoraho ayuzuza icyotezo, afate n'imibavu ihumura yuzuye amashyi, nuko ibyo byose abijyane inyuma y'umubambiko. Uwo mubavu azawutwikira imbere y'Uhoraho, maze igicu cy'umwotsi wawo gitwikira urwicurizo ruri hejuru y'ubushyinguro bw'isezerano. Azakoza urutoki rwe mu maraso ya cya kimasa, maze aminjagire urwicurizo mu ruhande rw'iburengerazuba, hanyuma ahagarare imbere y'urwicurizo, aruminjagire inshuro 7 akoresheje urutoki. Azica isekurume y'ihene igenewe igitambo cy'impongano y'icyaha cy'umuryango, maze amaraso yayo ayajyane inyuma y'umubambiko. Nk'uko yagenjeje ya maraso y'ikimasa, andi nayo azayaminjagira urwicurizo ahagaze iruhande rwarwo n'imbere yarwo. Ingoro nayo azayikoreraho umuhango utuma Abayisiraheli bababarirwa ukwivumbura kwabo n'ibicumuro byabo, mbese ibyaha byabo byose. Uko niko azagenzereza n'ihema ry'ibonaniro, kuko riba hagati y'Abayisiraheli b'abanyabyaha. Igihe umuherezabitambo yinjiye mu ngoro kugira ngo ayikorereho umuhango wo kuyisukura,
nta muntu ugomba kuba ari mu ihema ry'ibonaniro kugeza ubwo wa muherezabitambo nyine asohotse. Iyo akiriyo, akora umuhango wo guhanagura icyaha kuri we ubwe, ku nzu ye no ku muryango wose w'Abayisiraheli. Nyuma y'ibyo, asohoka yerekeza ku rutambiro ruri imbere y'Uhoraho, maze akarukoreraho umuhango wo kurusukura. Afata ku maraso y'ikimasa no ku maraso y'isekurume y'ihene, akayasiga ku mahembe y'urutambiro hirya no hino. Akoze urutoki muri ayo maraso, maze akaminjagira urutambiro inshuro ndwi. Bityo azaba arukijije ubwandure bwose bw'Abayisiraheli, rube rusukuwe. Iyo arangije gusukura ingoro n'ihema ry'ibonaniro ryose n'urutambiro, umuherezabitambo amurika ya sekurume y'ihene ikiri nzima. Aroni aramburira ibiganza bye ku mutwe wa ya sekurume y'ihene nzima, maze akayisabiraho imbabazi z'ibyaha byose by'Abayisiraheli, ibicumuro byabo, imyivumbagatanyo, mbese ibyaha byabo byose abigereka kuri iyo sekurume, maze akayishumurira mu butayu iyobowe n'umuntu ubishinzwe. Iyo sekurume y'ihene yohohana ibyaha byabo byose, ikabijyana mu butayu ahantu hatera. Namara gushumurira iyo sekurume y'ihene mu butayu, Aroni azajye mu ihema ry'ibonaniro, yambure imyambaro ya hariri yambaye yinjira mu ngoro, maze ayihabike. Aziyuhagirira ahantu hasukuye, maze abone kongera kwambara imyambaro isanzwe. Ubwo rero azasohoka ature igitambo cye gitwikwa hamwe n'icy'umuryango. Azakora kandi umuhango wo guhanagura icyaha kuri we ubwe no ku muryango wose. Nyuma y'ibyo, ibinure bya ya matungo yatuweho igitambo cy'impongano y'icyaha azabitwikira ku rutambiro. Umuntu uzaba ayoboye ya sekurume y'ihene igenewe Azazeli mu butayu, nawe azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, maze abone gusubira mu ngando. Cya kimasa na ya sekurume y'ihene byatuweho igitambo cy'impongano n'amaraso yabyo yajyanywe mu ngoro, ngo bayakoreshe umuhango wo gukiza ibyaha, bazabijyane hirya y'ingando, maze ari impu, inyama cyangwa amayezi babitwike. Uzabitwika nawe azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi, maze abone gusubira mu ngando. Iri rizababera itegeko ridakuka. Ku munsi wa 10 w'ukwezi kwa karindwi, ari umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga ubarimo, mwese muzareke kurya, kandi mweye kugira umurimo mukora. Koko rero, kuri uwo munsi niho bazabakoreraho umuhango wo kubasukura. Ubwo rero, imbere y'Uhoraho, muzaba muhanaguweho ibyaha byanyu byose. Uwo munsi uzababera nk'uw'isabato. Ni umunsi w'ikiruhuko, kandi muzirinde kugira icyo murya. Iryo rizababera itegeko ridakuka. Urangiza umuhango wo guhanaguraho ibyaha, ni umuherezabitambo wasutsweho amavuta yo gusiga, kandi akaba yareguriwe uwo murimo mu kigwi cya se. Aba yambaye imyenda ya hariri mitagatifu, maze agakorera ku ngoro, ku ihema ry'ibonaniro no ku rutambiro umuhango wo guhanagura icyaha. Azawukorera no ku bandi baherezabitambo no ku iteraniro ryose ry'Abayisiraheli. Iryo ni itegeko ridakuka ryerekeye umuhango ugamije guhanagura ibyaha byose by'Abayisiraheli. Uwo muhango nyine ukorwa rimwe mu mwaka. Abayisiraheli bubahirije ibyo Uhoraho yari yategetse Musa. Itegeko ryo kuba intungane. Amategeko yerekeye amaraso. Uhoraho abwira Musa ati, itegeko ry'Uhoraho rikurikira uzarimenyesha Aroni, abahungu be hamwe n'Abayisiraheli bose. Hari ubwo umuntu wo mu nzu ya Isiraheli ashobora kwica ikimasa cy'inkone, umwana w'intama cyangwa ihene. Iyo abyiciye mu ngando cyangwa inyuma yayo, ntabijyane ku muryango w'ihema ry'ibonaniro ngo abiture Uhoraho, ayo maraso aba yamennye aramuhama. Umuntu nk'uwo azacibwe mu muryango we. Bityo Abayisiraheli aho guturira amatungo yabo ku gasozi, bazajya bayashyikiriza umuherezabitambo ku muryango w'ihema ry'ibonaniro.
Ayo matungo azaniwe Uhoraho rero bazajya bayamuturaho igitambo cy'ubuhoro. Amaraso y'ibyo bitambo umuherezabitambo azayaminjagira ku rutambiro rw'Uhoraho ruri imbere y'ihema ry'ibonaniro. Ibinure byayo nabyo umuherezabitambo azabitwika bibe igitambo gifite impumuro yurura Uhoraho. Ibyo bizarinda Abisiraheli kongera kubahiriza za ruhaya zirya zibuyera mu butayu no kuzitura ibitambo bikojeje isoni. Kuva mu gisekuru kugera mu kende, ibyo bizababera itegeko ridakuka. Uzongere kandi ubabwire uti umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umunyamahanga ubatuyemo natura igitambo gitwikwa cyangwa igitambo kindi, ntakijyane imbere y'ihema ry'ibonaniro kugira ngo akimurikire Uhoraho, uwo muntu nyine azacibwe mu muryango we. Umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umunyamahanga ubatuyemo nibanywa amaraso, nzabarakarira maze mbace mu muryango wabo. Impamvu y'ibyo ni uko ubuzima bw'ikiremwa buba mu maraso yacyo, kandi rero jyewe ayo maraso narayabahaye kugira ngo mukorere ku rutambiro umuhango wo kurokora ubuzima bwanyu. Niyo mpamvu nabwiye Abisiraheli ko nta n'umwe muri bo uzanywa amaraso, yaba umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga ubatuyemo. Umuntu wese wo mu nzu ya Isiraheli cyangwa umunyamahanga ubatuyemo nahiga inyamaswa cyangwa inyoni iribwa maze akayica, amaraso yayo azayasuke hasi ayarenzeho igitaka. Impamvu ni uko igihe cyose ikiremwa kiba kigihagaze, amaraso yacyo aba ariyo buzima bwacyo. Nicyo gituma nabwiye Abisiraheli ko batazanywa amaraso y'ikiremwa icyo ari cyo cyose, kuko amaraso yacyo aba ariyo buzima bwacyo. Uzayanywa azacibwe mu muryango we. Umuntu wese, yaba umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga, narya itungo ryapfuye cyangwa ryatanyaguwe n'inyamaswa zo mu ishyamba, azamese imyambaro ye, yiyuhagire mu mazi kuko aba yanduye kugeza nimugoroba. Hanyuma azaba asukuwe. Utazamesa imyambaro ye maze ngo yiyuhagire, icyaha cye kizamuhama. Amategeko yerekeye abafitanye isano. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abisiraheli. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Ibyakorwaga mu gihugu cya Misiri mwatuyemo ntimuzabyigane. Ibikorwa mu gihugu cya Kanahani ngiye kubatuzamo nabyo ntimuzabyishinge. Ntimuzakurikiza amategeko yabo, ahubwo muzafate imico n'abatoje kandi mwubahirize amabwiriza yanjye. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Muzite ku mategeko yanjye kandi mufate imico yanjye. Umuntu uzubahiriza ibyo niwe uzagira ubuzima. Ndi Uhoraho. Ntihazagire n'umwe muri mwe wegera uwo bafitanye isano kugira ngo baryamane. Ndi Uhoraho. Ntuzaryamane na nyoko, kuko kumwambika ubusa byaba ari ukubahuka so na nyoko wakubyaye. Ntuzaryamane na muka so, kuko kumwambika ubusa byaba ari ukubahuka so. Ntuzaryamane na mushiki wawe, n'iyo muhuje so cyangwa nyoko gusa, yaba yaravukiye mu nzu yawe cyangwa yaravukiye ahandi. Ntuzaryamane n'umwuzukuru wawe, kuko kumwambika ubusa byaba ari ukwiyubahuka ubwawe. Ntuzaryamane n'umwana wa muka so, kuko so aba yaramubyaye, aba ari mushiki wawe nyine. Ntuzaryamane na nyogosenge, kuko aba asangiye umubiri umwe na so. Ntuzaryamane na nyoko wanyu, kuko aba asangiye umubiri umwe na nyoko wakubyaye. Ntuzaryamane n'umugore wa so wanyu, kuko waba wubahutse umuvandimwe wa so. Ntuzaryamane n'umukazana wawe, kuko aba ari umugore w'umuhungu wawe, ntuzamwambike ubusa. Ntuzaryamane n'umugore w'umuvandimwe wawe, kuko kumwambika ubusa byaba ari ukubahuka umuvandimwe wawe. Nuba waryamanye n'umugore, ntuzasambanye umukobwa we, ndetse uzirinde kwegera abuzukuru be
kuko baba basangiye umubiri umwe na we. Ubikoze byaba ari ishyano. Umugore wawe naba akiriho, ntuzarongore umukobwa bava inda imwe, kuko wabatera amahari. Umugore uri mu mihango y'abakobwa aba yanduye, ntimuzaryamane. Ntuzasambane n'umugore wa mugenzi wawe, byagukururira kwandura. Ntuzagire n'umwe mu bana bawe utura Moleki umumutwikira, kandi ntuzasuzugure izina ry'Imana yawe. Ndi Uhoraho. Umugabo ntazaryamane n'undi mugabo nk'uko aryamana n'umugore. Byaba ari ishyano. Ntuzasambanye inyamaswa, byagutera kwandura. Ntihazagire kandi umugore uryamana nayo, byaba ari ukwitesha agaciro. Ntimuzakurikize iyo migenzereze, bitazabaviramo kwandura. Niyo yanduje abanyamahanga nzirukana bakabahunga. Igihugu cyabo cyaranduye, niyo mpamvu nagihannye, nkaba ngiye kukirukanamo abaturage bacyo. Mwebwe ari umunyagihugu kavukire cyangwa umunyamahanga ubatuyemo, muzirinde ayo mahano, maze mwite ku mategeko yanjye, kandi mufate imico n'abatoje. Igihugu cya Kanahani cyahumanyijwe n'amahano abantu bababanjirijemo bakoze. Mwebwe nimutagihumanya, sinzakibakuramo nk'uko nagenjereje abagituye mbere yanyu. Ariko rero, umuntu wese uzakora na rimwe muri ayo mahano, azacibwe mu muryango we. Muzakurikize amategeko yanjye, mwirinde iyo mico iteye isoni y'abababanjirije, kugira ngo bitabaviramo kwandura. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Uko Imana ishaka ko bayikorera. Uhoraho abwira Musa ati, dore ibyo uzamenyesha Abisiraheli. Muzabe intungane, kuko jyewe Uhoraho Imana yanyu ndi intungane. Buri muntu muri mwe azubahe se na nyina, kandi yizihize buri cyumweru umunsi wa Sabato. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Ntimuzayoboke ibigirwamana cyangwa ngo mucure amashusho yabyo. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Nimutura Uhoraho igitambo cy'ubuhoro, dore uko muzagenza kugira ngo gishimwe. Muzakirya umunsi cyatuweho, ndetse na bukeye bwaho. Ibyaramuka bisigaye ku munsi wa gatatu, muzabitwike. Uwabirengaho akakirya no ku munsi wa gatatu, yaba ari inyama zanduye. Ntabwo yabishimirwa, ndetse ahubwo icyaha cyo kuba yandaritse igitambo cy'Uhoraho cyamuhama. Uwakora ibyo rero yacibwa mu muryango we. Nimusarura imirima yanyu, mu rubibi rwayo mujye muhasiga, ntimuzasubire inyuma ngo mujye guhumba imbuto zasigayeyo, kandi numara gusarura imbuto z'imizabibu yawe, ntuzasubire inyuma ngo uhumbe izasigayemo, ahubwo mujye muzirekera abakene n'abanyamahanga. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Ntuzibe mugenzi wawe, ntuzamubeshye cyangwa ngo umuhende ubwenge. Ntuzarahize izina ryanjye mu binyoma, kuko waba usuzuguye izina ry'Imana yawe. Ndi Uhoraho. Ntuzariganye mugenzi wawe cyangwa ngo umwibe. Igihembo azaba yakoreye, ntuzakirarane utakimuhaye. Ntuzatuke igipfamatwi cyangwa ngo ushyire umutego imbere y'impumyi. Nugenza utyo, uzaba wubashye Imana yawe. Ndi Uhoraho. Nimuca imanza, ntimukaziyobye ngo mubere umukene cyangwa umukire, ahubwo mujye mukiranura bagenzi banyu mukurikije ubutabera. Uzirinde gusebya umuryango uvukamo, kandi ntuzashinje mugenzi wawe icyaha cyamucisha umutwe. Ndi Uhoraho. Ntuzagirire umutima mubi umuvandimwe wawe, ariko mugenzi wawe nacumura, ntuzatinye kumuhana, kugira ngo hato atazava ahagupfana. Uzirinde kwihorera no kugirira inzika wo mu muryango wawe, ahubwo uzakunde mugenzi wawe nkawe ubwawe. Ndi Uhoraho. Muzakurikize amategeko yanjye. Amatungo yawe n'aba adahuje ubwoko, ntuzayabanguranye. Mu murima wawe ntuzateremo imbuto ebyiri zinyuranye.
kandi ntuzambare imyenda yaboshywe mu ndodo z'amoko abiri anyuranye. Hari ubwo umugabo ashobora kuryamana n'umuja w'inshoreke y'undi mugabo. Iyo uwo mugore atacunguwe cyangwa ngo ahabwe ubwigenge, uwo mugabo baryamanye azaha shebuja w'uwo muja indishyi. Cyakora ariko ntabwo uwo mugabo azicwa kuko uwo mugore aba atarahawe ubwigenge. Uwo mugabo wakoze icyaha ajyana isekurume y'intama ku muryango w'ihema ry'ibonaniro, maze akayitura Uhoraho igitambo cy'indishyi y'akababaro. Umuherezabitambo yifashisha iyo sekurume y'intama y'igitambo cy'indishyi y'akababaro, maze imbere y'Uhoraho agakorera kuri uwo mugabo umuhango wo kumuhanaguraho icyaha yakoze. Nyuma y'ibyo icyaha cye aba akibabariwe. Nimugera mu gihugu cya Kanahani maze mugatera ibiti by'amoko menshi, muzamenye ko imbuto zabyo zizaba zanduye. Ibyo biti bizamara imyaka 3 byanduye, muzirinde kubiryaho. Umwaka wa 4 nugera, izo mbuto muzaziture Uhoraho mu birori byo kumuhesha ikuzo. Mu mwaka wa 5 niho muzaba mushobora kuzirya. Nimubigenza mutyo, niho umusaruro wanyu uzajya wiyongera. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Ntimuzagire icyo murya kirimo amaraso. Muzirinde kuragura cyangwa gushika. Ntuzogoshe uruziga mu mpande z'umusatsi wawe, kandi ntuzakate ubwanwa bwawe bwo mu misaya. Nihagira umuntu upfa, ntimuzicishe indasago ku mubiri. Ubundi kandi muzirinde no kwicisha imanzi. Ndi Uhoraho. Ntuzagayishe umukobwa wawe umushora mu busambanyi. Ibyo byatuma igihugu cyose cyandura uwo muco mubi, maze kikuzuramo ingeso mbi. Muzizihize iminsi yanjye ya Sabato, kandi mwubahe ingoro yanjye. Ndi Uhoraho. Ntimuziyambaze abazimu cyangwa ngo mubisunge, kuko byabaviramo kwandura. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Umutwe wejeje imvi ujye uhaguruka uwubahirize, maze ujye ugirira umukambwe icyubahiro cyinshi. Nugenza utyo, niho uzaba wubashye Imana yawe. Ndi Uhoraho. Umusuhuke naza gutura mu gihugu cyanyu, ntimuzamukandamize. Muzamufate nk'umunyagihugu kavukire, mbese nk'aho ari uwo muri mwe. Muzamukunde nk'amwe ubwanyu, kuko namwe mwabaye abasuhuke mu gihugu cya Misiri. Ndi Uhoraho Imana yanyu. Nimukoresha ibipimo, ari iby'uburebure, ari iby'uburemere cyangwa ubusukanure, ntimuzagire uwo muhuguza. Iminzani yanyu hamwe n'amabuye yayo bizajye biba bitabeshya. Nimujya kugira icyo mugera, muzakoresha akebo cyangwa ikibindi byemewe. Ndi Uhoraho Imana yanyu yabakuye mu gihugu cya Misiri. Muzite ku mategeko yanjye yose, muyakurikize, kandi mufate imico yose nabatoje. Ndi Uhoraho. Nimwakire ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana rirakarama. Ijambo ry'Imana turaryemera, tuzajya turikurikiza mu mibereho yacu no mu bikorwa byacu.